nje nari maze nk'inzoka kuri nje wavugaga byaravuze ngo kuba tutamwishaye amasaha mu masaa 10 kandi undi munsi tuzamubona twe tumuteze ngo tumwice twabyita tumuterekera yanze kudusinyira kuba rero haje abantu bamusengera kandi undi munsi tuzajya kuzamubona dututse kwa Karangara umuryango wose twaratanye dukorera amatwanza ko tuzamwica yego ati se mama ati yanze kudusinyira twari amasambu ye none cyegegeza ma dutesha umutwe kamaze iminsi kadutesha umutwe none nima tutamwishira ijoro none umunsi tuzamubona na mahoro mfite kuba funzwe nibwo buzima bwanjye kuva nabaho nubwo nabonye Karambwa za kunsura kwa muganga nubwo nabonye Vestine wo nguwa nkubisa za kunsura baranse mpaka mukecuru apfuye amaze gufana n'umuntu ngiye kubona yego iyo biguteye wobona mukecuru muruzi kandi ubwo yayikubise ayikubita mu mutwe ayikubita ubwa kabiri ubwa gatatu nibwo yungu yahise ajya hasi ararambara ararigaragura ari kuribwa cyane uko bakubita inzoka niko yaribwaga cyane agenda yigaragura ava nka hano agera nka hariya imbere aravuga ati se ibi n'ibiki byabaye haramusengera bivuga ko imiryango ko yateranye yamara guteranya yuko uyungu yanze kubasinyira ubwo ngubwo yuko bashaka kumukuraho aratokesha mu izina rya Yesu umama avuga indimi kwa kundi ko abarokore nyine arasenga cyane akimara gusenga ubwo bikajya bivuga aho byaturutse nkawe wumvise mu majwi wari uhibereye ndetse wumvise ibyo bintu bivuga wumvaga bivuga mu yahe majwi yazaga ari amajwi avuga ngo iki ni mu ijwi ry'umuntu byavugaga mu ijwi ry'umuntu noneho nyine bikavuga yuko yanze kubasinyira bagomba kumukuraho y'inshira yari nini cyane yego kuko ikintu gisa nkaho cyadutangaje bukimara guca yanzuka twarayibuze turayibura gusa hasize amagi niyo yasigaye yonyine gusa agera nko mu 8 nicyo kintu cyadutangaje nk'ubu natwe byahise bidutera ubwoba n'uwo wayikubise ukuboko kwarabyimbiwe oya wayikubise ukuboko kwarabyimbiwe ari mu bitaro nyine ari guhekenywa we asa nkaho nyuma yenda yashatse nk'umutenda uko abantu agenda bibwa abantu yenda bagasa nkaho hari icyo bamufasha ariko na nubu aracyahekeye yes reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro byacu bigiye bitandukanye kuri Eastside Rwanda Media ndetse n'Urugendo Online TV aho uherereye hose nizere ko umeze neza cyane wowe uri mu majyepfo wowe uri mu majyaruguru ndetse nawe uri burasirazuba tutibagiye wowe uri burengerazuba ndetse nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali kandi reka ngwikaze wowe uri muri East Africa nawe uri muri Africa muri rusange tutibagiwe wowe uri mu ntara yacu ya gatandatu aho dukunze kwita mu ntara y'abadiaspora uruwa gaciro cyane wowe wakanze subscribe hanga kuri Eastside Rwanda Media ndetse n'Urugendo Online TV ni nacyo gihe ngo wowe utarakanda sub ufatireho ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bya buri munsi uko tugiye dushyiraho ikiganiro ujye ubasha kubona notification mu bambere ahangaha twazinduwe n'inkuru y'akababaro inkuru ibabaje ndaza kuza kubanyuriramo iyi nkuru kuko iratangaje uruhande rumwe urundi iranababaje nuza kuyumva urumva ko ari inkuru iza kugukora ku mutima nawe aho wicaye ukaba waza guta n'amarira bitewe nuko iyi nkuru imeze hangaha turi ni mu murenge wa Muhazi akare ni mu mudugudu wa Kidogo akagari ka Nyarusange umurenge wa Muhazi akarere ka Rwamagana ni inkuru yatuzinduye y'umumama w'abana babiri bita Mukabarisa Josiane Josiane ugirana amakimbirane na famiye ye harimo umugabo umwe bita Kabarambuga Jean Baptiste wafatanije n'abandi babo bo muri famiye bakaza kugurisha amasambu mu gihe uyu Josiane atarahari ariko nanone bakaza gushaka ko abasinyira mu gihe abo bari baraguze amasambu
kugira ngo babone ibyangombwa byabo. Josiane ngo yaje kwanga kubasinyira, avuga ko nta kintu na kimwe bigeze bamuha. Josiane ubwo bagurishagayo ntiyari ahari, ariko bamubwira gusinya akababwira ngo njyewe ntago nzabasinyira kuko amafaranga mwagurishije nta n'igiceri cy'icumi mwigeze mumpa, mbayeho ndi mu bukode. N'umumama ubabaje ubona ko nawe ubwiyo muri kuganira mu buhamya bwe abikubwira babaye ati se abantu barasinyisha bambwira ngo mbasinyire nta n'igiceri bigeze bampa, aho ndi gukodesha kurya nagiye kuvoma ugabazi aha amavomero yo mu byaro agiye gutwara amajerekani. Rero we ngo kuko yabyanze bamuterereje inzoka. Ningera ku ijambo inzoka murumva ko ni inkuru ibabaje cyane kuba umuntu bamuterereza inzoka, ngo inzoka ijya imutera yaba aryamye ikaza zikamunigagura, ndetse biza no kugeraho mu gihe zamuteraga ari wenyine agapfa kongera akazuka, nanone ziza kumutera ubwo yari agiye kuvoma ari kumwe n'abandi bamama bazindutse ku masaha y'isa 11:15 za mu gitondo, bari kuva aho ngaho bavoma bazamutse ngaza kuhasanga inzoka. Abamama bari kumwe bakayikubita akumva ngo niwe bari gukubita. Ubwo rero nagira ngo tuze kugana n'uno mama, muze kumva ubuhamya bwe, buri wowe watangiye iki kiganiro uze no kugisoza kugira ngo wumve ubyo uyu mama aza kutubwira. Nanone tuze kugenda tuganire n'iyo famiye ye, abo bavugwa bamuterereza izo nzoka. Rero ni iby'agaciro kuri we wakanze sabu, ndagira ngo uze gukomeza kureba iki kiganiro paka gitangiye ndetse kinarangiye. Yego, tugusanze ahangaha mu rugo iwawe, uratangira utwibwira, utubwire ese byagenze gute kugira ngo uze kuba watererezwa inzoka, ese ufitanye ibihe bibazo n'abantu bo muri famiye yawe, kuko mu majwi uravuga ko se wanyu ari nawe uguterereza inzoka. Uratangira twibwira. Nitwa Mukabirasa Josiane. Uze kwiyegereza mikoro tuganire. Yego. Nitwa Mukabirasa Josiane. Yewe rero nsanzwe ngira uburwayi, kuko ngo n'uburwayi bunsanzwe nibyo baneza. Byananjye mfite imyaka 17. Ubwo burwayi no. Ntabwo ari uburwayi nibyo baneza, kuko binde kwende mba muzima nkabasha gupagasa. Bigeze igihe ntabwo biza buri munsi, ushaka kumara nk'umwaka bitaranzaho. Byatangiye rero mbabwiye mu mizi ko byagenze cyangwa tubwire mu mizi. Nari mfite musaza wanjye ari we nyine wo musaza. Aza kugira ibibazo atahukwe bwa se nyine ikibungo. Aza gufatwa nyine n'indwara arapfa, avakanje ngo bamwishe. Namuye muri fante ya koka. Bamushyinguye ndi muri koma nyine rukuntu napfusha musaza we agasa nk'umuntu uhungabanye. Yego. Bamushyinguye bavuye kumushyingwa ko n'ubundi gihe nsezera umurambo, batabanira kwa muganga nyine banirushinge runsinziriza. Mwangutse rero nsanga ngo ninjye wamwishe. Yego. Muhere muri fante ya koka. Mama nyine yagituye inanga ataragenda nyine gushaka umugabo. Yego. Birangije rero nyine ndabyakira. Bahera ubwo rero na hano dutuye hari mwabo. Yego. Bagurisha baneza amahembe azakanigagura. Ariko bikazanye biri mu nzoka. Yego. Byo mfashwe nza ndi inzoka bikivuga ngo turashaka kukwica. Wowe wishe musaza wawe ngo n'amasambo tware yawe ngo tukeze ngo uzabe nibirebire. Ariko nyine abansengera nibo baba bimbe nje nabyo mbanze. Yego. Ko njye mfatwa ndeba ndi ahantu mu ruzi nyine kuntu nshaka gusanga mukecuru ubyara papa. Uri mu ruzi. Uragira uti icyo bashinja ko wawe. Umusaza wanjye mwa data wacu. Yego. Ese icyo gihe umbwiye ko bamuroze yagiye ikibungo, ntari muri kumwe kugira ngo bagushinje ko ari we wamuroze. Ntabwo ubukwe bwabo nabutashye. Ntabwo bajya n'umuryango nsanga umuntu waciwe. Byahereye kugira ngo bakwite ko ari wowe wamwishe, ari wowe murozi, kandi ubwo bukwe ntabwo wagiyemo, niyo koka bagushinja ibyavuye. Ntabwo byaturutse pe. Ngiye kuba ngo nzo byaturutse nangiye kubeshya. Nta makuru yabyo mfite. Yego. Ngo bamererwa. Mu magambo uri kumbwira wowe bwawe urambwira ko bajya baguterereza ibintu ukabona inzoka. Biramfata. Biragufata. Ndetse kinanda batajya bavugisha ukora ko kenshi biraniga bakanabibona. Usa ntabwo biza buri munsi bigeze igihe. Biza bivuga ngo iki wowe urabibona? Ngiye yabimfashe akenshi bimfata nko mu masengesho. Yego. Wonca kujya gusenga ahantu hari
ijambo ry'Imana batangira nyine kubwiriza cyangwa kubwiriza nyine nkagenda gutyo nyine ubwo nyine batangiye gusenga nibwo bimfata nkagenda ingarame. Ubwa nyuma rero mwite ndabona umwana mfite wa kabiri nabwo byamfashe neza mwite inzoka mu nda. Utwite ari mwite inzoka mu nda ngiye. Inzoka Najya gusenga inzoka ikaza mu nda. Nava amasengesho najya kugipima umwana akaboneka. Ako nangiye gusenga akaza inzoka. Ahantu hose narangiye gusenga nano epfo batanga ubuhamya nagiye gusenga. Ntabwo utaruzi ko mwite inzoka mu nda ariko baramwije nyine yaranyejeje njyana umwana muzima. Wabyaye umwana muzima? Ariko kwa muganga kwiseta umwana yabanje no kubura. Mama nyine ati na amateka yambayeho. Ariko nyine ikintu kigambire navuze n'ibintu birebire ngikiye turimo turapfa na amasambu. Ego. Ese ayo masambu mupfa uko umusaza w'ubwe mu majwi ye aravuga ko amasambu muri gupfa bagabanye ubwo umubyeyi ngo babyara yitabaga Imana bakaza gutanga iminani ngo mama wawe yagiye agurisha amasambu yose. We wumva mama aracyariho ntago yapfuye. Yego. Nageze njya gutanga ikirego mu mudugudu. Bamukomfetse bwametse kandi nanga kuvugisha ukuri yanga kwitaba. Bwa kabiri yitabana na mushiki we yari uri kunkora ibingizi nenya no kubivuga. Yego. Aho bita Mukanyarwaye. Bitabye bafite ngibyo bari bancumbiyeho n'umuntu uri gupfa isamba ari utuye hadi. Sinenya ko akona ubundi ngezwa ahantu. Ngeze mu nama nana akavuza ibintu bivuza ngajya mvuga ibintu biterekeranye. Yego. Habaye nk'ikintu cyo kuva ngo habaye izungura. Ibyo babipima nari mfunze ndi gereza ngoma. Wari ufunze nari mfunze nari nakuye mino ndafunga ngati imyaka 3. Yego. Mu cyacu apfa nago nari imara na mama nago yamushyinguye. Kubyakozwe nako mbizi. Inje nsanga ngo bamaye namwe 3. Ako bazima sinzi nuko zahawe. Nje baranyagira ati mwana wacu twaguhaye ibi nibi ariko banywa giti note 10 n'ategeka wabimaye. Dore nguriye. Kungarigara yo kuranze duhureho twese nk'abana ba mukecuru. Bahagusha ndi mu bitaro. Ndi gukurikiye. Yego. Baramwe ati rero tujye kugufatira amafaranga tujye kugabana. Yego. Buri wese afite amafaranga ari bufata ntabwo ndi bahagushijwe miliyoni ntabwo nzi barebye cyangwa ari 3 ntabyo nzi. Kumva ngiye nsa nk'umuntu waciwe mu muryango. Ati nacyo shanga ntibayafata yandi nababize ko mvuye mu buroko mfite ubukene. Shanga zansanze ati rero umwana wanjye nagusinyiye ubwo ngubwo nyine ngo ko ntabwo yabika ngo yashobore uzaze nyaguhe. Yego. Atauke ati ndi mu kiyedere utumbikiye igihe nzambone bimaze kwanga. Ndaza utumenye nshaka cyo gukora. Yego. Nta kibazo. Ndabyibuka gushije hano ari ndi kuzira. Aha ngaho uri kureba. Aha imbere yawe. Aha. Yanumyeho data wacu uri kureba ari betse kari kubihakana. Yanyivaniye hano minani yahaguze. Yego. Ajana kwa minani wo ngo turica nyine turaganira. Banjana kwa karanga. Shangaza atumyeho umukozi witwa Valenze. Cyeshatu muri saro. Valesi? Umukozi ya nuko yitwaga. Mupfiki Valesi. Ni umukozi wo mama. Ufata amafaranga ngane ko byirasa yapfuye. Uri ndugabana kwa nyago kuri wawe nk'igiki. Nabwo ati. Ari umukozi? Ari shangazi kubivuga bamutegeka ngo nankubite. Nabatese ni ikimuntu mirijeho kuza gukubitwa hano. Yego. Amafaranga mwayenye mukagera ubundi mwagiye kuntinya gutekana nyanyu mfite imbaraga zo kwisi. Amafaranga bari bagiye kuguha amafaranga ngahe? Nayo bamana nuko nzi amafaranga bagurishije nabyo nzi. Icyo bakwituye nuko gukubita. Nuko ndataha. Mama yitike no mama yitwa mama Yive baturanye. Yego. Ati rero Vestine ukoze kosa ni muhaye umwana amafaranga mwagabanye munamane na makeya mureke yitahira. Yego. Ejo bundi rawe ikintu cyo kuzungura sinye no kubivuga. Yego. Kuko kuri kuca muziko ndi gushya. Yego. Habaye ikintu cyo kuzungura bajya ku murenge biranga. Baza gutuma umuryango wanjye wose uterana ku murenge. Yego. Ugezeyo bati turashaka umuzungura abyirasa kuko twango yarabyaye. Sinye no kubiba kuko customer kayo umurenge ni inshuti ya mama. Yego. Mwipango yose bapangaga mama yaraga bimenye. Sinenya no kubiva kuno numizo ndazifite hano. Yego. Kuko nazo ndi n'umukozi wo mu rugo. Ari umugabo ngo bitwaje nyuma yaho uyu mugore yaje kunyegera yo gucuza amayinite. Hano mubana n'umugabo we twica muri saro. Twagiye ku murenge tumenya ko so yasize ngo muzungura. Wadukora tukajya ku murenge ukajya kudusinyira. Yego. Nababwiye ati rero barandiye iwacu kandi byose birazwi n'abaguzi banda byacu bose bazi kwanga kuvuga ukuri. Mama yanze kubyinjamo neza kuko yaje gushaka urundi rugo. Nge ngiye kubyinjira mu mudugudu abakondo umusazi. Yitifata imvira mu biro. Murambariza uburenganzira bwanjye ndatuza. Nubona bose bateranye mfite ijambo nzabaza umuryango wanjye. Nubinkura nge nzabasinyira nacyo mfitanye namwe. Kuko kwe twemenya ko tuzajyana. Bambaye no tabire ko gura gafanta. Yego. Hari mu magambo umbwiye wowe ubwawe umbwiye ko ujya uterwa n'inzoka ariko ikaza ari mukecuru wawe. Barabeshya. Ntago ari mukecuru. Kandi ari wo binyibwiriye. Byo bimfata bivuga ngo
mba ndi kureba mukecuru imirangi uruzi ntabwo ari mukecuru Yego. byo bimfata nshaka kureba mukecuru mu ruzi niho abari nyogokuru nyogokuru mbyara kuko mfungwa yabwiye data wacu niba utansura umwana mu burogo ni amahoro mfite Yego. kuba afunzwe nibwo buzima bwanjye kuva nabaho nubwo nabonye karambwa aza kunsura kwa muganga nubwo nabonye Vestine uwo nguwo wankubise aza kunsura Yego. baranse mpaka mukecuru apfuye amaze gupfana n'umuntu nongeye kubona yego iyo biguteye wobona mukecuru mu ruzi rwose nagira ngo icyo tuze kukivaho ariko nanone tuganire ku nkuru imaze iminsi ivuga ko ubwo wari uri ku mugezi niba ngo bahita ku mugezi Kayego ngo waje guterwa n'inzoka nanone nk'uko ituwe gutera urayibona iraza n'abantu bahari byagenze gute ngo inzoka ko bayikubitaga cyari saa nyine twe dusanzwe dukora akazi ko kuvoma nyine hano hepfo ku ruganda tubikora saa mu masaa 8 cyo nubwo nanizindutse cyane ko nafite amabido makeya mama mwende ucyatire tujye kubatire yanjye n'amabido nararanye naranya 6 ujya kuvoma ndaza mu masaa 10 yego ndabyuka saa 10 mama tujye tujyana wundi ko ntabwo yazi kwikwa amajerekani abinjye mukorera tuhajyanye tugeze kuva dusanga mama avomye 3 noneho tuzamutse arakaye gutyo ko baba twajyanye bahabonye tuzamutse dusanga inzoka iritambitse gutya nyine mu nzira nziza ngo yincira hari sangahe saa 10 za mu gitondo mama pena turabizi mukabya yagisegira gutya ati ngiye mbonye inzoka ati ndayizinze yego numva mu mutwe wanjye ko nsanzwe mfatana rwa budwayi sinzi ukuntu ese mera mu mutwe mama pena inzoka wayiretse yego atubwiye abari ngiri gushaka ubundi watse kwica inzoka ayijyana yica mu izina rya Yesu aturayica turabyemera ati ariko go twayisigana hafi 6 yego inzoka ikiri hahandi ryamye iri kudutumbira guti tureba ati inzoka ko nitureba cyane wahita tukigera ko bane duha amahoro atereka reka sinago nabona inzoka ngo ndeke kuyica yego yafashe ninjye kwicira igiti ni wowe wagiye kugica yagiye kucicatse kandi bina batajya bavugisha ukuri yego nzamuka cya giti ando kitava iva muri kayira kariri mu ibirankurikiye atayiwe atiragukukiye yanzo ugiye guca igiti bakiciriye yego atusura nanga gatuciye kakeci nonzoka tundi wayitse nzoka mu mapetu kitahira atundi kukomeje kumbatiza ngo nyereke kubeje isa ashikuze igiti kinene ngo cyari hari yakubise rimwe ndahagaramira nk'ikiro cy'igiti akuta bwa kabiri wa gatatu namanutse nye injye yahise imanuka tema mapetu ninjye kubise nibyo jambo namubwiye ndonyine nibyo nibuka yakubise rimwe ngo ni wowe wakubise ninjye wamubwiye ninjye ukubise ntago kubise inzoka nibyo jambo namubwiye ukumva ko wowe ari wowe wabuze mu nzoka ninjye wese ubabara yakubise inzoka mu mutwe ninjye wese ubabara muri wa mutwe ninjye wese uhanuka hasi yego uko inzoka igenda urakuze niko nese ngenda bigahurira he nawe kuba umwanya umwe warahuye n'inzoka ariko nanone uri kuva kuvoma nibyo ndi kubyumva batanze kuyimbona ngene ndi nyuma ye ngene narayibona yego ati mama cine kuko mfite akana kagira gute nge mbonye inzoka yego ngene nanaye kwita namasa turayibonye ati atayiwe ati wayiretse bwo ngubu nje barenze bayikwita nanaye kuke naye kwita guke amaso yawe niwe wayirebaga n'amaso njya guhiga igiti izi nkuri cyo yarayirebaga rero mu guca igiti namaye cya giti atakakanwa kwa kece inzoka yakubise rimwe kabiri bwa gatatu nahise manuka hasi ngiye yego kibazo nashaka kukubaza bihurira he kuba iyo nzoka wowe ubwawe yarakubwiye ko abonye inzoka ukawita wikanga ati se ubonye inzoka ntabwo mbizi nakunze uburyo cye byanjemo yego mubwiye ngo nzi uko byagenze nankubeshye kubera iki yayikubise ukamubwira ati uyikubita ninjye ukubise oya ubwo bwa gatatu manutse hasi nati mampeti iyo nzoka ukubise ninjye ukubise ntabwo ariyo niryo jambo namubwiye ryonyine mpita nangira rero kumera nkayo nangira kufureka nkayo ntabwo nahise nongera kuvuga ayaza ngo kumfata we niko yavugaga izinsumira yajya gukubita yaduka yakubita gutya kumuriza nkahita n'akamaguru ngiyewe uko umuborogo wanjye wa mbere wumvishe ko n'umuma wansengeye ruguru ku gasozi ati mukaga sarimo ararwana na mama Piyori nako dusize ari bazima waza yiruka ko n'umunyamasengesho atangiye kunguzaho ibiganza bye nibwo byahise byivuga icyo byari bishaka inzoka yavuze cya ntago ari inzoka ninjye wavuga ko nyine muri bya bindi bana nyine muri njye nari meze nk'inzoka ko ninjye wavugaga byaravuze ngo kuba tutamwishaye amasaha mu masaa 10 kandi undi munsi tuzamubona twe tumuteze ngo tumwice twabyita tumuterekera yanze kudusinyira kuba rero haje abantu bamusengera kandi undi munsi tuzajya kuzamubona dututse kwa Karangara umuryango wose twaratanye dukora inama twanza ko tuzamwica yego ati se mama ati yanze kudusinyira
twari amasambu ye none cyegerageza ma dutesha umutwe kamaze iminsi kadutesha umutwe none nima tutamwishira ijoro none umunsi tuzamubona twe tuzi ko abagore bakorana nawe batazi gusenga wowe uturuka ngo niko byahaganye sibizi ko urumva nibo babinturaga nyine bimaze kumvamo yego ati none yakwita wamuganye ko yakubitaga yanzukana nje watakaga nuna mugongo mfite none ukumva aribo bagutereje iyo nzoka nyine byarivuze byarivuga agasamagambo sinamategeko n'abare bose babihamije yego twe duturutse kwa nyirasenge kwa Karangara twanzuye ko agomba gupfa kuba rije watutamwishe na n'undi munsi tuzamubona uko byavugaga mukunde ko rero yanzuka ntago yigize nyine yahise nyine isa nk'iguha ngaho nyine ururimi nyine ngo rwe rwanavuye simbizi njyana kuko ntago ubwenge babwagarutse ngiye nyine turazamuka nyine tugeze tugarutse dusanga inzoka yagiye yego bubwabo yaba famiye yawe bamwe muri bo bavuga ko ngo wowe waba ufite ikibazo cyo mu mutwe nose baramvuje bina karita mfite none iyo nzoka bayiguterereje ari uko wanze kubasinyira icyo wari wanze kubasinyira nicyo ntari kumenya naka bisubiremo sineze kubasinyira ko barandiye mu mvugire ubuvugizi kuko ndi kuryama mu ikode kandi bafite aho baryama yego kandi ukuri kurahari wari ugiye kubasinyira bagurishije ntabwo nagiye njye narabyanze nati sinshaka kubasinyira nabona aho ndyamisha abana banje ibyo mwivugishwa ngo mama yabiri yaracyariho mu mutuma haze mama yitabye inteko inshoshe tumusaza ngakwitaba yego mama nani umusaza abona kwitaba mama mbese bari bameze nk'abantu bari mu gakino ubwo nyuma nuko gitifu kagaramwe ati maguruke miro soanyambwiye kuri umurwayi mu mutwe na mudugudu yego tanitahira nkawe mbere yuko dusoza ni iki kintu wisabira ubuyobozi njye nasaba kurenganura kuko nararenganye uko binakunze na mama mwamutuma kuko ari cyabizo kurusha bariya kuko nari uko barabavuga nafite ibyo kuko nibashatse muri umuryango wanyu nashaka kwiraka kubwanga ibi nibi rero bamudugu cyugiye bakataka ibyo bibanza ahagoze ubwo butaka afite ubwo bugure bwa uko bagiye bafite konje amakuru yose mfite ababyeyi bakuri bagiye bama bose uko banganetse ko kuvugisha ukuri kwanze yego ne data acu ari imitungo kuko nabagoze bwa butaka bwa ko wanyu twishyuye yego mbere yuko dusoza niba waba ufite telefone nibyo umbwiye ko ubaye mu buzima bubi watanga nimero zawe tujya tugira abantu bagira ubufasha abantu bagira imitima yo gufasha waba afite uko yagufasha uko ariko kose akaba yabikora kanyerera ntago ndayimenya mu mutwe nzi nibabwira telefone yego wavuga nimero yawe waba afite umutima wo gufasha akagufasha guhera ku giceri cy'ijana uko umuntu yishoboye uko ariko kose akaba yagufasha nawe ukagira uko wacuma imizi uze kwiyegereza mikoro 079 6 13 yego 9 1 2 ubwo umuntu uwo ari we wese waba akurikira ibiganiro byacu yaba kuri Inside Rwanda Media ndetse no ku Rugendo Online TV yafasha uno mubyeyi kuko ngo nyuma yo ko bene wabo baranyaze isambuzi wabo nanone ntibagire icyo bamuha we ariko bakaba bari kumuterereza inzoka ngo bamwice waba afite umutima uko ufasha yamufasha kuko ubuzima abayeho ntago ari bwiza kuba ari kuba mu ikode kuba ari kurya avuye kuvomera abaturanyi ndetse abayeho ubuzima bubabaje cyane apagasa arababaje cyane arababaje nuza kureba urabona ko afite agahinda kenshi reka tubwire buri muntu wese ukurikira ibiganiro byacu ngo gira umutima ufasha kuko baravuga ngo ntawe umenya aho ineza izava gira neza wigendere ni Rwanda yasize avuze amazina yanjye yitwa Dusabimana Yosefa uko byagenze twagiye kuvoma yego noneho byari bishyira nyine nko mu masaa 10 za mu gitondo tukigera ku kayira umwe muri twe witwa Mukashyaka aravuga ati tubonye inzoka yego turatura tumaze gutura noneho uyu Mukabirasa ahita atambika ashaka gufata agati ayice yego noneho igihe kijya guca agati ramukurikira imaze kumukurikira warayibonye iyo nzoka imaze kumukurikira nibwo mama Piyori uwo ngo Mukashyaka nibwo yayikubise ayikubita mu mutwe ayikubita ubwa kabiri ubwa gatatu nibwo uyu ngo yahise
ajya hasi ararambara ararigaragura ari kuribwa cyane uko bakubita inzoka niko we yaribwaga cyane agenda yigaragura ava nka hano agera nka hariya imbere noneho haturuka umumama w'umunyamasengesho witwa mama Messi arangije araza akimara kuza agira ngo barimo kurwana nyine n'uwo Mukashyaka Mukarasa arimo kurwana na Mukashyaka akihagera noneho ubwo ngubwo aravuga ati se ibi n'ibiki byabaye haramusengera bivuga ko imiryango ko yateranye yamara guteranya yuko uyu nguyu yanze kubasinyira ubwo ngubwo yuko bashaka kumukuraho aratokesha mu izina rya Yesu uwo mama avuga indimi kwa kundi ko abarokore nyine arasenga cyane akimara gusenga ubwo bikajya bivuga aho byaturutse nkawe wumvise mu majwi wari uhibereye ndetse wumvise ibyo bintu bivuga wumvaga bivuga mu yahe majwi yazaga ari amajwi avuga ngo iki ni mu ijwi ry'umuntu byavugaga mu ijwi ry'umuntu noneho nyine bikavuga yuko yanze kubasinyira bagomba kumukuraho nuko nguko byagenze yego uragira uti twagiye guca inkoni yo kwitwica iyo nzoka ariko nanone mwayikubita wayikubitaga mwari muri kumwe umuvandimwe wanyu wundi agataka avuga ko ari we muri gukubita inzoka nkayo wayibonye abonaga ari inzoka iri mu yihe shusho yari imeze gute ni inzoka y'incarwatsi y'incira yari nini cyane yego kuko ikintu gisa nkaho cyadutangaje bukimara guca ya nzoka twarayibuze turayibura gusa hasize amagi niyo yasigaye yonyine gusa agera nko mu 8 nicyo kintu cyadutangaje nk'ubu natwe byahise bidutera ubwoba ubu kuzinduka ijoro ntabwo tuzongera kuzinduka ijoro yego nkawe nk'umuturage utuye ahangaha mwino santere hari kuba warabonye ibyo bintu ndetse ukumva n'amajwi yavaga muri iyo nzoka ukumva icyo yavugaga ese abo ngabo avuga ashyira mu majwi bene wabo ko ari bo bamuterereza nkamwe nk'abaturage bo mwino karitsiye ni abantu muzi ho ibyo bintu byo kuba bagira amarozi ni abantu mubanye gute busanzwe muri karitsiye nyine uko tubanye uretse nyine kubibona nk'uko yenda babimuterereje ibyo bikivuga bikavuga aho bituruka kuko imyuka mibi byo nk'umuntu kuyimurebaho ntago umuntu byakunda kereka nk'uko byamufashe nk'uko tukabibona uko naho ubundi ntago wajya gushinza umuntu kuvuga ngo gutya ngararoga uretse ko byamufashe nyine bikavuga aho biturutse naho bisubiye ku icumbi yabyo nuko byavuze muri karitsiye ntabyo mutuwe mubaziho ntabwo ibyo wajya kubyinjiramo cyane kuko no kwita umurozi umuntu kwita umuntu umurozi ni ibintu bihanirwa n'amategeko yanakurega ukanabifungirwa bikabishe ugiye kubivuga mbona umeze nk'umuntu ugize ubwoba usa nk'uwiketse uravuga iti reka nanone ndenzeho ndeke kubivuga kubera iki nyine ngewe ku bwanjye nk'uko nyine nabikubwiye uretse nk'uko byamufashe uko njye nahise ngira ubwoba cyane ngira ubwoba ku kanya wagisenga nyine byivuga gutyo yego icyo ngicyo nicyo numvishije ariko yenda nko kuvuga ati yenda kanaka gutya ngarabikora cyangwa ngiye gusa nkaho nangaho urugero oya ibyo ngibyo reka ibyo ngibyo nibyo nabonye nanjye binera ubwoba cyane ibyo bintu nibyo byaneye ubwoba umva ndahahamuka insa nkaho umuntu ahagera n'uwo wayikubise ukuboko kwarabyimbiwe oya wayikubise ukuboko kwarabyimbiwe ari mu bitaro nyine ari guhekenywa we asa nkaho nyuma yenda yashatse nk'umutenda uko abantu agenda bibwa abantu yenda bagasa nkaho hari icyo bamufasha ariko na n'ubu aracyahekenya akaboko yayikubitishije na n'ubu aracyarabyimbiwe ko numva bikaze mama ni ibintu bikaze nyine nkawe nk'umuntu nk'umuturage wo mwino karitsiye ni iki kintu wakisabira ubuyobozi kuba wenda musigaye nawe arabibonye muri guterwa n'inzoka nk'izo ngizo zikaza mu bantu zivuga ko zishaka kubica ni iki wisabira ubuyobozi ngiye ikintu nasaba ubuyobozi ku bwanjye bitewe n'uyu muvomyi mugenzi wanjye
yuko bamurenganura nawe akagira ahantu abona yicara kuko arababaje cyane. Yego. Nicyo kintu nabasaba, nta kindi nabasaba. Reka tugushimire. Yego murakoze namwe, Imana ibahe umugisha.